iyo uvutse ukavukira mu rugo rw'abanebwe, ukagendana n'abanebwe, ukagambirira nk'abanebwe, ubu uzapfa nk'abaki? Nk'abanebwe. Bantu b'Imana mwabatijwe, ndabasaba kwinjira mu gisirikare cya Kristo. Ndabasaba ngo Imana izabamera imbaraga ziruta izo yampaye, kuko mwebwe muzahangana n'urugamba urwo twebwe twagize gute? Twahanganye narwo. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya, haleluya. Sabato nziza kandi umunsi w'umunezero. Reba mugenzi wawe umwifuriza isabato nziza. Yego, hariya mu babatijwe hari n'ababivuza ari ubwa mbere, bitsindagire neza. Yego, murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Mpagurutse ku masaha n'ubundi musanzwe muriyiraho. Wihangane kugira ngo usimbuze igifu gisimburwe n'ubwonko. Tugiye kugaburira iki? Ntawe ucitswe ngo avuge igifu. Yego, turanezerewe cyane. Imana yabanye natwe hano, yaratwigaragarije. Imana yaduhaye kugira ibihe byiza, twagize abashyitsi beza, ukuboko kw'Imana twarakubonye. Ndagira ngo buri muntu wese Imana yabashije kugera hano abyishimire. Dushimire n'abandi bantu badukurikiranye ku mbuga nkoranyambaga, bazakomeza no gukurikira ibi byigisho, kuko mu byigisho byose byaciye hano hamaze gucaho ibyigisho 4, ndumva ari 4, kandi ibyigisho byose byatambutse hano bigomba kuzatambuka. Ubwo rero abantu b'imuhanga uzakenera kugira urwibutso rw'aya materaniro azaza abikurikirana. Uzaza wandika kwiringira, uzaza ubonaho ibyigisho bitandukanye. Uyu musore uri hano Imana yamuhaye amahirwe, arabyitangira. Imana imuha umugisha. Ikindi ndashimira Imana yuko ubwo twatangiraga hari abashyitsi bazaga bagahagarara hari inyuma. Ntibitangaje yuko hari n'uwaje agahagarara hari inyuma, ariko uyu munsi wa none akaba yabatijwe. Imana yagize neza, muzana inshuti zanyu n'abavandimwe n'abo mukorana. Mwazanye ababakorera mu miryango ndetse n'abo mwashakanye. Ijambo ry'Imana barihaye agaciro. Uyu munsi turimo turabyina intsinzi. Amen. Intsinzi imwe, intsinzi yo twayibyinnye, nsigaje gutega amatwi intsinzi imwe muri iki cyumweru. Murabizi ko iyi ni isabato ya nyuma turimo gusoza w'iki? Amavuna. Ariko ni isabato isoza raporo. Ikibazo, suhuza mugenzi wawe umubaze ngo raporo yindi yo y'imimuriko nayo turabyina intsinzi yayo? Ni ikibazo rwose. Rwose mumbabarire, sinzave hano bimwe tubitsinzemo ibindi tutabitsinzemo. Ndabeshya se? Kahise kabiha ako kantu gasona nabi. Hari abantu gasona nabi rwose. Reka mbibutse ko iyi ni isabato isoza ukwezi. Twebwe abadivaniste, ku bashyitsi, ku bantu babatijwe, tureba imigisha Imana yaduhaye, twarangiza mu kwezi tugatanga 1/10. Ubwo rero iyi bari isabato ya nyuma, tubyibutsa abantu kugira ngo hatazagira uvuga ngo narabyibagiwe, byagize gute? Byanciyeho. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu murimo murimo kubona aha ni nako nitujya kuwukora ibyumba aho dufite abizera bake, tuzashinga amahema nk'aya, tuzashyira ibyuma nk'ibi, tuzabwiriza ahantu dufite abizera 20 nk'uko tubwiriza ahantu dufite abizera 1000. Kubw'ibyo rero ubushobozi bwa hano iyo bubaye bwinshi, tubwerekeza aho butagize gute? Aho butari. Nizere rero yuko namwe abashyashya ubwo babatijwe mwebwe mugize amahirwe, mushobora gukora cyangwa mukazakora mu kwezi gutaha, biraterwa n'iki Imana yaguhaye. Ariko abizera
nizere yuko rwose n'ubundi n'ubushize no mu birundo mwaratsinze pe, ariko nizere ko raporo y'uku kwezi hatazagira umuntu ugira ngo inkunga yo gutanga amavuna ngo tuyakore twanyereje 1/10 kugira ngo dukore amavuna. Oya, ndabeshya se? Abayobozi b'itorero rwose mubyigeho, ntago tugomba kubyina intsinzi imwe. Turabyina intsinzi yo gusoza amavuna mu izina rya Yesu, turabyina intsinzi y'abantu babatijwe, tugomba kubyina intsinzi y'uko imimuriko imeze neza, tukabyina n'intsinzi y'uko aho twari turi atariho dusoje turi. Imana twarayisabye ngo ituzamure, kandi yagize gute? Yarabikoze. Yatuzamuye mu myumvire, yatuzamuye mu rukundo twayikundaga, n'ibindi tuzamuke. Uyu munsi mfite icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo kuvuka witeguye kurwana. Kuvuka witeguye kugira gute? Kurwana. Mu by'ukuri iyo umwana avutse ari mu gihe cy'intambara, bamuha amazina y'intambara, kenshi na kenshi bamuha n'amazina y'icyo ababyeyi bifuza ku ntsinzi bifuza mu ntambara. Ndagira ngo mbabwire rero, mu bigendanye n'iby'umwuka, iyo umuntu yabatijwe aba yagize gute? Aba yavutse. Ariko mu by'ukuri ntago muje mu butembere, ababyeyi banyu ntago twabibahisha. Mukiri mu nda hari ibyo mutari muzi, ariko mumaze kuvuka hari ibyo mukwiye kumenya. Mukwiye kumenya ko natwe ababyeyi banyu twababyaye, twavutse twisanga mu ntambara iri hagati y'icyiza n'iki n'ikibi. Intambara iri hagati ya Kristo nande na Satani, twarayirwanye, hamwe twaratsinze, ahandi twagize gute? Twaratsinzwe. Hari ingamba zimwe na zimwe inzu y'Imana yagiye ifata muri urwo rugamba, zimwe zagezweho izindi ntizagezweho. Reka tubabwire muri uyu mwanya yuko muvutse mu gihe cy'intambara, kandi muvutse kugira ngo mukomeze urugamba, mudufashe aho tugize gute? Aho tugejeje. Indirimbo twaririmbye yavuze ngo iki? Yavugaga ngo iki? Ngabo z'umwami nimugire gute? Muhaguruke mugire gute? Murwanire nde? Murwanire Yesu. Kandi none icyiza gihari, ikamba ry'ubugingo turimo kurwanira, ndetse Imana turimo kurwanira, ikamba riri kure cyangwa riri hafi yacu? Riri hafi yacu. Icyo nagira mbabwire rero ngiki, Satani yabarwanyaga, ariko ubu ngubu bagiye guhindura uburyo yagiraga gute? Yabarwanyaga. Kubw'ibyo rero dukeneye kwiga amahame y'uburyo umusirikare abaho. Dukeneye kwiga amahame y'uburyo intambara irwanwa. Dukeneye kwiga amahame y'icyo umuntu wese iyo avutse mu gihe cy'intambara uko aba agomba kwitwara. Nshuti zanjye, badusomeye isomo ryo mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya 2 umurongo wa 4. Bibiliya iravuga ngo nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo, ngo abakinejeje uwamwandikiye ubuki? Ubusirikare. Hari igihe kujya mu gisirikare bigorana, ukavuga utari ku bundi ubu nzamenya abajya mu gisirikare bacaye. Umuntu ufite ayo mateka w'umusirikare yarangiza akazaguhamagara kakubwira ati numvishe ufite icyifuzo cyo kurwanira igihugu, numvishe ufite icyifuzo cyo gukorera igihugu, narakwitegereje, narakurambagije, mbona uri umuntu ushoboye, none nagira ngo nkubaze, uracyafite ya gahunda? Uri seriye nkwandikishe? Aratangira ati yego unyandikishe. Akakubwira ati ariko witonde, igisirikare si ubutembere, igisirikare si imyenda, igisirikare si amapeti, igisirikare ni umuhamagaro. Niba udafite umuhamagaro ubireke. Warangiza ukamubwira uti yego, aragenda akakwandikisha, bakazaguhamagara. Hari ubwo kugira ku ikosi, araguhamagara akakubwira ati jya ku ikosi. Hari n'ijya kubwira ati barya neza bakaryama kare, ukamubwira uti se ko nkunda amata nayo araboneka. Ati wayabura ute? Amata ntago wayabura. Iyo ugeze ku ikosi baratangira bakakubwira ibyo bagukeneyemo, ugasanga birenze ibyo wowe ugize gute? Ufite. Baragutoza, bagatoza ubutwari bwawe, kuko ku munsi wa mbere w'ikosi uba ufite ubugwari bukugaragara mu maso.
ariko muri wowe haba harimo ubutwari butagaragara kuko ni umunsi wa mbere. icyo bakora rero, bagucisha mu bihe bitandukanye kugeza igihe ubutwari buzaryamira ubugwari. Amen. ni nako no mu by'Imana bimeze. ubu mwabatijwe, intege nke zanyu, kuba mutazi Bibiliya cyane, kuba muri abantu bakiri abanyantege nke na Satani ashobora kurasa uko ashatse, nibyo turimo kubona. ariko nimumara guca mu bipimo, mumaze guca ku ikosi rya Kristo, nibwo ubutwari buri muri mwe tuzatangira kububona. nitujya gutora abadiyakoni bavuge bati wa muntu umaze imyaka 2-3 abatijwe yavamo umudiyakonikazi mwiza, uyu muntu, uyu musore wabatijwe mu gihe kiniki yavamo umubwiriza mwiza. icyo nagira mbabwire ngiki, kuva uyu munsi muvutseho mumenye yuko muri mwe harimo ubutwari ariko butsikamiwe n'ubugwari, kuko bene Adamu twese niko tugira gute. Pawulo yaratatse aravuga ngo mu byaha nimo mama yagize gute, kandi nshaka gukora icyiza ariko kugikora ntako, ahubwo nsanga ibibi nanga ari byo nisanga nagize gute, ntakoze. kubw'ibyo rero, uko twabayeho, uko data yabayeho, niko namwe mubayeho. murwane intambara yo kugira ngo ubutwari Kristo yashyize muri mwe buzatsikamire ubugwari bwanyu. nshuti zanjye, Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 25. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 25, Bibiliya iravuga ngo icyakora nibwira yuko binkwiriye ko mbatumaho Epafrodito mwene data dufatanyije umurimo n'ubusirikare, niwe ntumwa yanyu kandi niwe unkorera ibyo ngize gute, ibyo nyene. Pawulo yarebye ko yari umusirikare, abona arimo arakora umurimo w'Imana awukora gisirikare. arangije agira amahirwe abona Epafrodito, bakabwirizanya, ariko akabona ubwitange bw'uyu witwa Epafrodito ni ubwitange bwo mu rwego rwo hejuru. Pawulo arangije aravuga ati rero niwe dufatanyije umurimo w'ubusirikare ndetse n'umurimo. impamvu ni iyi, mugiye kuba abasirikare ba Kristo ariko munahinduke n'abakozi b'iki, b'Imana. ntuzagire ikibazo ngo uzasigwa amavuta ryari. muri Yorodani Imana ibishoboka byose yabiguhaye. mu mutima nama wawe, mu gusenga no kwiga ibyanditswe byera, n'ibisigaye izagira gute, izabikora. kuba umusirikare ni ikintu gikomeye cyane. ndagira ngo mbabwire ngo kuba shaka Imana, imbaraga Imana igiye kubaha muzazikoresha kugeza mushaje. nuramuka winjiye mu Mana ukifuza kuyikorera no kuyikiranukira, Imana izaguhindura umusirikare nyakuri. nimureba muri Yosuwa igice cya 14, abatasi, murabyibuka ko Imana yigeze kohereza abatasi. Imana yemera ko Mose yohereza abatasi 12 baragenda, 10 babara inkuru mbi. ariko ikintu gitangaje, abatasi 10 batangaje inkuru nziza, batangaza inkuru y'ubutwari. muri Yosuwa rero igice cya 14 umurongo wa 11 harimo amagambo akomeye cyane. Yosuwa igice cya 14, abahageze tujyane. Yosuwa 14 umurongo wa 11. Bibiliya iratubwira ibigendanye na Kalebu. Kalebu murabizi ko ari mu batasi 2. Kalebu agiye gutanga ubuhamya, yarashaje rwose. noneho nimureba neza, agabira Kalebu mwene Yefune i Heburoni. Abayuda bahera ko basanga Yosuwa i Gilugari. Kalebu mwene Yefune umukenazi aramubaza ati, ntuzi icyo Uwiteka yavuzeho njyewe nawe? akabibwira Mose umuntu w'Imana turi Kadeshi Baruneya. icyo gihe nari imaze imyaka 40, twari tukiri Kadeshi Baruneya. Mose umugaragu w'Uwiteka ntuma kujya gutata igihugu. bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshya. ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba. njyeweho nomatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Amen. arimo aravuga igihe bagarukaga bari kumwe n'abatasi bandi
10. Maze uwo munsi Mose ararahira ati, ni ukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko womatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Nuko Kalebu arongera aravuga ati, kandi dore Uwiteka yatumye mara iyi myaka 45 nk'uko yavuze, uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose. Kuva igihe Imana yaganiriye na Mose imubwira ibya Kalebu, hari hashize imyaka 45, kandi bahaguruka bajya gutera n'ubundi. Uyu Kalebu yari amaze imyaka 40. Abisiraheli bakizerera mu butayu. None dore uyu munsi nshikije imyaka 85, ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherejeho. Uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba, ntabara ngatabaruka, na n'ubu niko zikiri. Muvuge ngo amen. Imana yamuhaye imbaraga kubera yuko yasabye Imana ko igihe cyose afite imbaraga zayizikoreshereza. Imana yatumye uyu mugabo agira imbaraga yari afite mu myaka 40. Uko yakoreraga Imana mu myaka 40, byageze mu myaka 85 ariko bikigize gute? Ariko bikimeze. Nyamara twebwe uko duteye, imbaraga wari ufite ugifite agafaranga, iyo kagabanutse kuza mu Mana biragabanuka. Imbaraga wari ufite ukiri umunyeshuri ukunda Imana cyane, iyo ubonye agafaranga urangije amashuri, imbaraga zigira gute? Ziragabanuka. Hari abantu benshi imbaraga bari bafite bakiri abakobwa, biruka muri za jana za mifemu, ashaka urugo, yamara kubyara agakora mu mifuka ati, ibyo nakoze bigize gute? Birahagije. Mfite ubwoba ko hari abantu bigeze kugira imbaraga, uko bamara igihe mu itorero, uko bamara igihe mu nshingano, ariko imbaraga z'Imana zigenda zigabanuka muri bo. Ndagira ngo nkwibutse, saba Imana yongere gusubiza imbaraga. Uyu mugabo Kalebu yaravuze ngo, uko natabaraga nuko natabarukaga byakomeje kumera kimwe. Kubera iki? Imana niyo yamuhaga kurwana urugamba, Imana niyo yamusindagizaga avuye ku rugamba, ntitume yiyemera. Ndagira ngo mbabwire, uyu munsi bishoboka ko Imana yaguhaye imbaraga. Umwanzuro wafashe kugira ngo uhinduke umuntu w'Imana ni wasabaga imbaraga zikomeye. Nuramuka ukomerejeho, Imana yiteguye kuguha imbaraga, kuko uri ingabo y'Imana. Ndasaba Imana ngo yongere iduhe kunezerwa nuko tujya kubatizwa twari tumeze, uko twumvaga Imana, uko twumvaga tuyishaka, uko twitangiraga umurimo wayo. Reka mbahe urugero. Nkimara kubatizwa, najyaga ndeba abantu bikorera amabafure nkumva banteye agahinda. Abandi twabaga dushonje nkabona basigaranye ibintu by'ibibafure, baterura. Abadiyakoni najya kubona nkabona umuntu w'umumama arimo araterura intebe, twese dushonje tuzungera. Ntangira kuzaza ngira impuhwe. Akazi ka mbere nakoze nyuma y'uko mbatizwa, nateruraga amabafure ku rusengero iwacu, kandi nkataha numva nyuzwe, nkavuga ni Imana rwose, byibuze nanjye mfite ikintu maze mu nzu yande, mu nzu yawe. Ubwuzu nari mfite, ubushake nari mfite. Iyo ufite ibyo bintu bibiri, Imana iguha nibirenze ibyo abantu babona wagira gute? Washobora. Hari abantu bajyaga baza bakansanga ku mabafure bati, iki gifunze mu mutwe ni icyahe? Ariko reka ngiye ikintu mbabwira. Mu nzu y'inyumba ntihabamo ibikoresho byataye agaciro, gusabamo n'iby'agaciro. Inzu y'inyumba ni inzu y'Imana. Nushaka kuba igikoresho cy'agaciro, Imana izagira gute? Izagukoresha iby'agaciro. Ariko nushaka kuba mu nzu y'Imana nk'akaregeya. Akaregeya murakazi? Yego. Twabonye yuko iyo ugiye guterura, n'akaregeya karaterura? Ntabwo gaterura rwose. Iyo ugiye gukaraba nakura gakarabya. Akaregeya iyo wabyibushye nako kagira gute? Karabyibuha. Ariko nagira ngo mbabwire, abantu benshi bamaze kuvumbura ko akaregeya ntacyo kamara. Uzahura n'umuntu wumve yitwa karegeya, yitwa sendegeya, ariko umubaza uti, wanyeretse ako kantu kitwa indegeya? Akwereka inkovu, akwereke ko yagize gute? Yagakuyeho, kugira ngo izindi ntoki zibyibuhe zikore neza. Uzirinde kuba karegeya, kaba kari ku ruhande. Ibintu bikorerwa mu nzu y'Imana ntacyo biba bigize gute? Bimubwiye umuntu umeze nkako.
aricara akavuga ati ariko ubu ntabwo babona yuko hano dukeneye umuyaga. Washoye iki? Niki washoye? Nshuti z'Imana, Imana yahaye Kalebu imbaraga izibahe. Abaheburayo igice cya 10 harimo amagambo nakunze cyane. Abaheburayo igice cya 10 ndasoma umurongo wa 32. Bibiliya iravuga ngo iki? Ariko mwibuke iminsi ya kera, uburyo mwihanganiraga imibabaro y'intambara nyinshi, mumaze kuvirwa n'iki? N'umucyo. Ubundi mugahinduka ibishungero, mugatukwa, mukababazwa, ubundi mugasangira imibabaro n'abagirirwa batyo, kuko mwababaranaga n'imbohe mukemera munezerewe kunyagwa ibintu byanyu, mumenye yuko mufite ibindi mwabikiwe birusha ibyo kuba byiza bizahoraho. Nuko rero ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye. Amen. Mwatangiye mu ntambara, ubu hari abantu babatijwe hano ari intambara. N'ubu hari abari butahe kugera mu rugo no kugira ngo basuzwe biraba ari iki? Ari intambara. Ariko nagira ngo mbabaze abantu mwicaye aha, ubu mwibagiwe intambara mwarwanye ku ishuri babaziza isabato? Mwibagiwe intambara mwatangiye babirukana mu kazi? Mwibagiwe intambara mwatangiye igihe wajyaga gushaka bakakubwira bati ubwo ushatse muri bariya ntituzongere uduhanagure ntitukira abaki? Ababyeyi bawe. Izo ntambara mwatangiye kera, ni iki cyatumye intambara muziparika? Murwana intambara yo kwizera, murwana intambara yo kuba abasirikare b'Imana. Nta kintu kigora igisirikare nko kuba gifite abanzi imbere, gifite n'abanzi inyuma. Abanzi b'inyuma ni abanzi baba barimo kurwanya igihugu, barimo kurwanya igisirikare runaka, ariko bibakaga iyo muri icyo gisirikare harimo umumaneko. Muranyumva neza? Ushinzwe kudindiza ibikorwa birimo gukorwa byo kujya gutabara abasirikare bari ku rugamba. Kiba ari ikibazo gikomeye. Natwe rero dufite intambara zituzengurutse inyuma y'itorero, izo turimo turazirwana, ariko dufite ikibazo yuko no muri twe hamaze kubonekamo abagambanyi batinze umurimo wo kurwanira Imana. Kumva umuntu aratangiye atari ku bundi buriya amaturo ni ngombwa, icya 10 ni ngombwa. Buri munsi izo zose ni intambara abantu barimo kurwana. Dufite intambara inyuma, dufite n'intambara imbere, ariko mu ijuru hari Imana yiteguye kunesha. Nshuti zanjye, nagira ngo twihute tujye mu Gutegeka kwa 2 igice cya 20. Unega amatwi yewe kubwiriza nta muriro ndabimenyere. Gutegeka kwa 2 igice cya 20. Abahageze handitse ngo iki? Gutegeka kwa 2 igice cya 20. Amategeko y'iki? Amategeko y'intambara. Igice cya 20. Nutabara kurwanya ababisha bawe, ukabona amafarashi n'amagare n'abantu babaruta ubwinshi, ntuzagire gute? Ntuzabatinye. Itegeko rya mbere ry'intambara ni ukutagira ubwoba. Nta muntu n'umwe ushaka kurwana urugamba rw'iby'umwuka w'umunyabwoba uzagira gute? Uzanesha. Ubu abanyabwoba kubatizwa ntabwo byakunze. Abanyabwoba bimuye gahunda, bategereje igihe bazaba nta ntambara bafite. Muranyumva neza? Nta muntu n'umwe w'umunyabwoba uzinjira mu bwami bw'Imana. Imana irimo iradutinyura gufata imyanzuro, iradutinyura kuba abantu biteguye gufata umwanzuro wo kujya mu ruhande rwayo. Rero ntimuzabatinye, kuko uri kumwe n'Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Amen. Mu gihe uri kumwe n'Imana ntugatinye. Icya 2, kandi nimwigira hafi y'intambara, umutambyi azigire hafi y'abantu. Amen. Iri ryari itegeko. Niwigira umurongo wa 2, kandi nimwigira hafi y'intambara, umutambyi azigire hafi y'abantu, ababwira ati nimwumve Bisiraheli, uyu munsi mwigire hafi, mwigiye hafi y'ababisha murwanya. Imitima yanyu nticogore, ntimutinye, ntimuhinde umushyitsi, ntimubakukire umutima, kuko Uwiteka Imana yanyu ari ijyana namwe
ngo ibarwanire n'ababisha banyu ibakize. Kandi abatware bazabaza abantu bati, ninde uri hano wubatse inzu akaba atarayeza, nagende asubire muri iyo nzu ye gupfira mu ntambara, undi ngo ayeze. Kandi ninde uri hano wateye uruzabibu. Yego, murakoze. Duhere ku murongo wa 2. Kandi nimwigira hafi y'intambara, umutambyi azigire hafi y'abantu. Amen. Iri tegeko Kristo araryubahiriza ntaryubahiriza? Igihe cyose intambara zihagurutse mu miryango yacu, igihe cyose intambara zihagurutse aho dukorera, igihe intambara zihagurutse aho dusengera, igihe intambara zihagurutse zo kuturwanya, dufite umutambyi mukuru ari we Yesu Kristo. Nta ntambara nimwe dushobora kurwana Kristo atatwegereye. Aya ni amategeko y'intambara. Kubw'ibyo rero, mu ntambara ntuzibaze Kristo ari hehe, mu bibazo ntuzibaze ngo Imana yangiriye, kuko Imana yacu tuba turi kumwe nayo ku rugamba. Abisiraheli, uyu munsi mwigiye hafi y'ababisha murwanya, imitima yanyu nticogore, ntimutinye, ntimuhinde umushyitsi, ntimubakukire umutima, kuko Uwiteka Imana yanyu ari ijyana namwe. Ngo igire gute mwese? Ibarwanire n'ababisha banyu. Urugamba rwawe ntabwo ari urwawe gusa, ujye wirinda kurwana intambara Imana itajyamo, nk'intambara za baransize, bubatse inzu nanjye ntago nyifite, intambara zo kuvuga ngo yaramvuze, intambara zo kuvuga ngo yaransebeje. Izo ntambara ntabwo Imana yazijyamo. Ariko umuntu ushaka gutera imbere ngo agire icyo amarira iwabo, umuntu ushaka gutera imbere ngo agire icyo amara mu nzu y'Imana, umuntu usaba Imana kwiza mu ruhande rwe ngo agire icyo amarira abaturage bamuzengurutse, umuntu ufite icyaha ashaka kureka, ari ku rugamba ntari ku rugamba, iyi ni inshingano y'Imana kuza ikakurwanirira. Amagambo akomeye, umurongo wa 5. Kandi abatware bazabaze abantu bati, ninde uri hano wubatse inzu akaba atarayeza, nagenda asubire muri iyo nzu ye gupfira mu ntambara, undi ngo agire gute? Ayeze. Iyo wabaga wubatse inzu mu gihe cya Isiraheli byabaga bigoye. Kubaka inzu ukayuzuza rero ukaba utarayitaha, bakakujyana ku rugamba. Kenshi na kenshi hari igihe ku rugamba wajyagayo intambara y'Imana itakuri mu mutwe, inzu yawe nziza ari igize gute? Ikuri mu mutwe. Reka ngire ikintu mbabwira, nta muntu n'umwe wafashe isuka y'Imana ureba hehe? Inyuma. Mu magambo make, ntago tugomba kubura kubaka inzu, ariko mu gihe inzu yawe isimbuye Imana, kugeza igihe uza ku rusengero nta n'igice rufite, bakubaza amafaranga, bakubaza icyacu muti nzongera kugitanga nabonye ahomba, mu mutwe wawe harimo inzu, nturi umusirikare w'Imana. Kandi kirazira kujya ku rugamba rw'Imana ufite ikindi kintu cyasimbuye umurimo w'Imana. Abo ngabo baragendaga. Umurongo wa 6. Kandi ninde uri hano wateye uruzabibu akaba atararya imbuto zarwo, nagenda asubira imuhira yo gupfira mu ntambara, undi ngo arya imbuto zarwo. Umuntu wabaga yarahinze yarataye imbaraga akeneye gusarura, uwo mu mutwe we nibyo byabaga birimo. Hari igihe yavugaga ati ngiye ku rugamba, akababeshya ati turi kumwe, ariko aho arimo kurwana avuga ati ndapfuye we, ubu mpfuye ntageze ku musaruro w'ibyo navunikiye. Hari abantu benshi baza mu by'Imana ariko inyungu zabo zikazirika ibitekerezo byabo, ku buryo n'urugamba rw'Imana rubaho ubona ari nk'umucanshuro. Nshuti zanjye, aba 3, ninde uri hano wasabye umukobwa akaba ataramurongora, nagenda asubira imuhira ye gupfira mu ntambara, undi ngo agire gute? Yego. Hari umuntu wabaga yarafashe inkumi yarayishyize mu mutwe, ibyumba byose by'ubwonko byaruzuye ku buryo Imana itabona aho igira gute? Aho Imana ijya. Ariko mwiriwe abajene, mwiriwe rwose. Umukobwa aragutwara ku buryo hari n'igihe bahura, umwe agahita abwira undi ati napfuye, undi ati nanjye ndapfuye, abapfu babiri bakaba barabanye. Buriya nagira ngo mbabwire, igihe cyose uzabona umuntu w'inshuti, uzibuke yuko Imana niyo soko y'imigisha. Uzibuke ko Bibiliya ni umunzani wo guterekaho umugabo, ukiterekaho nawe ngo urebe koko ko mugeze mu gihe cyo kugira gute? Cyo gushaka. Iyo rero Imana uyigijeyo
intambara y'Imana ukayisubika, ugasigara ari ibintu by'urukundo, umukobwa wose ukubonye mu mutwe, umuhungu wese ukubonye mu mutwe, kugeza igihe ucanganyukirwa akaba ari byo bintu bikuba mu mutwe gusa. Urugamba rw'Imana ntabwo warushobora. Hakenewe abasore baza bakaba abasirikare b'Imana, ugakorera Imana, n'ubundi bisigaye byose izagira gute? Izabikora. Nshuti zanjye, noneho bongere babaze abatware, bongere babaze abantu bati, ninde uri hano utinya agacogora umutima, nagenda asubira imuhira, imitima ya bene wabo ye gukuka nk'uwe. Hari abantu baba ari abanyabwoba bicaye ku rugamba rw'Imana, mugatangira muti tugiye kujya mu nyubako, agahita kubona amafaranga yabuze, n'abizera kurya bisigaye bibagoye. Ubu murajya mu nyubako koko, aya mafaranga mwari mugiye kubakisha mwayaguzemo imifuko y'imiceri tugaha abizera ko bashonje, ukagira ngo aravuze. Ubwo aravuze, uwo ni umutasi mu batasi 10. Abantu b'abanyabwoba kujya ku rugamba bajyagayo bakereka umusirikare mukuru yuko bahari, ariko baba barimo kurwana, agafata undi akamushyira imbere ati bari wowe ugenda, batanyica ntipfira. Dufite abantu ubwoba bwamaze gufata ku buryo gukora umurimo w'Imana. Ubu hari n'abantu baraha bavuga bati, nkurikije isabato nk'uko iri nakena, nkurikije uko ubuzima bwestaye, ndamutse ngiye mu bintu bya korari nakena pe. Ubu hari abantu ubuzima bwabitsemo ubwoba ku buryo yumva agize icyo akora mu Mana, agize icyo akora mu rusengero, abana be bazabura hazaza. Uribeshya, uri umunyabwoba. Ku rugamba iyo byarangizaga, abatware nibamara kubwira abantu ibyo, bashyireho abatware b'ingabo bo gutabaza abantu. Hahitaga hashyirwaho abatware. Abatware bagombaga kujya imbere y'abo bantu, bagombaga kuba atari abanyabwoba. Nimujya gutora abantu bayobora itorero ry'Imana, mujye mushaka abagabo nyabagabo, abantu biteguye kwitanga, batanga igihe cyabo, bagatamba amasambu yabo, bagatamba n'icyubahiro cyabo kubw'icyubahiro cy'Imana n'urugamba rwayo. Nshuti zanjye, nagira ngo twihute mbabwire amagambo yambabaje. Ni amagambo yambabaje ariko nanone ansubizamo ibyiringiro, twihuta dushaka umusozo. Ni icyigisho, ni igitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo. Haranditse ngo, abantu ibihumbi byinshi bishimira umucyo mwinshi n'amahirwe ahebuje bahawe, nyamara ntibagire icyo bakora bakoresheje imbaraga yemeza ibaturutsemo cyangwa amafaranga yabo ngo bamurikire abandi. Nta nubwo bafata inshingano yo kurindira imitima yabo ubwabo mu rukundo rw'Imana, kugira ngo badahinduka umutwaro ku itorero. Abantu nk'abo babera ijuru umutwaro ndetse n'ikibazo. Kubwa Kristo, kubw'ukuri ndetse no kubw'ubugingo bwabo bwite, abantu nk'abo bakwiriye gukanguka bagakora neza umurimo w'iteka ryose. Amen. Iyo uvutse ukavukira mu rugo rw'abanebwe, ukagendana n'abanebwe, ukagambirira nk'abanebwe, ubu uzapfa nk'abaki? Nk'abanebwe. Bantu b'Imana mwabatijwe, ndabasaba kwinjira mu gisirikare cya Kristo. Ndabasaba ngo Imana izabamera imbaraga ziruta izo yampaye, kuko mwebwe muzahangana n'urugamba urwo twebwe twagize gute? Twahanganye narwo. Uyu munsi wabaye umusirikare, ariko hari ikintu kimwe ugomba kumenya. Iyo umusirikare yatashye agatangira gusubira mu basivile bavukanye bagendanaga, nawe akicara imbere ya televiziyo akareba agafilime gasobanuye, isaha yagera agakubitamo agakabutura n'udukamba mbiri, akambara agasengera akajya muri karitsiye gutembera, abantu bamubaza komera, ujya kubona ukabona murumuna we atangiye kumwurira amukora ku rutugu, amwurira ku rutugu amubwira ati sha uzi ko na kera nagutega gukagwa mwa. Ubwo aracyari umusirikare. Bamo baramuhamagara bati isaha yo kurya, mu gisirikare yaryaga saa 9 akazongera kurya ejo, gahunda yo kurya bayimukuyeho, barimo baramuha twa brochette, uri umuntu wanjye rega nta kintu nakuburana. Umusirikare bagatangira akamubwira batari ko uhembwa ngahe, akagira isoni zo kuyavuga, ukumva umuntu aravuze ati uzi ko amafaranga baguhemba ku kwezi. Iyo byagenze neza ku kazi ndaranyinjije umunsi umwe. Bagatangira bakamujya kumutembereza mu bintu by'ibibanza,
bakamubwira bati iyo udafite ibibanza nka 3 muri Kigali ubu uzapfura imbwa. Baramurangije ntibamurangije, bakamaza batari ko urabona uzarongora ryari se, washatse ukuntu mu mezi nk'3 ushaka umugore, uranyumva neza. Umusirikare akagenda agahura n'abantu bakuranye bambaye ibekuteri batwaye ibintu by'ibimodoka bisa nabi, aricara akavuga ati ubu ndasubirayo ra. Kubera iki? Yatinze mu basivile, yibagirwa iki? Yibagirwa umuhamagaro. Niyo mpamvu iyo wagize ibyago bagukubita icyumweru cyangwa iminsi 3 ujya kubona ukabona baraguhamagaye kugira ngo uticara mu basivile ukazisanga uri umuki, uri umusivile. Nuramuka usubiye kwicarana nabo mwicaranaga, ukabana n'abantu mwabanaga, intumbero yawe yo kurwanira Imana ushobora kuzayitakaza. Hano haranditswe ngo itorero rya Kristo rishobora kugereranywa rwose n'ingabo. Imibereho y'umusirikare irangwa no gukora, guhura n'ibirushya ndetse n'akaga. Imibereho y'iki? Y'umusirikare. Nuhura n'ibigeragezo uzamenye ko uri umusirikare urimo gutozwa. Ikindi, mu mpande zose z'itorero hari abanzi bari maso, bayobowe n'umutware w'imbaraga z'umwijima utajya asinzira cyangwa ngo ave mu birindiro bye. Igihe cyose umukristo atari maso, umwanzi amugabaho igitero gikomeye amutunguye. Keretse gusa abagize itorero nibaba maso kandi bagakora, naho ubundi bazatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Mbese byagenda bite? 1/2 cy'ingabo kiramutse gisinziriye cyangwa se bakaba ntacyo bari gukora, nyamara bahawe itegeko ryo kuba maso, ingaruka y'ibyo yaba gutsindwa, kujyanwa mu bunyago cyangwa gupfa. Mbese hari n'umwe wabasha gucika umwanzi? Mbese abo batekerezwa nk'abakwiriye guhabwa ingororano batekerezwa nk'abakwiye guhabwa ingororano? Oya rwose, ahubwo bacirwa urubanza rwihuse rwo gupfa. No ku itorero rya Kristo niko biri. Ingaruka zirushaho kuba mbi cyane niba barigize ari abantu batagize icyo bitayeho kandi bakaba badasohoza inshingano zabo. Kubona abasirikare basinziriye bo mu ngabo za Kristo, mbega ukuntu biteye ubwoba kurushaho. Mbese intambwe batera basatira bisi bari munsi y'ubutware bw'umwami w'umwijima yaba imeze ite? Abihagarariye ntacyo bitayeho ku munsi w'urugamba, bagahagarara nk'aho ntacyo bibabwiye ndetse ntibumve yuko hari inshingano bafite muri urwo rugamba, bakwiriye guhindura inyifato cyangwa bagahita bava ku rugamba. Paje 77 cyangwa paje 78. Niba wumva udafite icyo wamara mu murimo w'Imana, aho kugira ngo ukomeze urebere ku rugamba, fata umwanzuro uvuge ngo ibintu by'Imana bigize gute? Birananiye. Urimo urakererwa. Ariko niba uzi ko waje mu rugamba, iki ni igihe cyawe cyo kuba umusirikare nyakuri. Wigambanira ibyo wamenye, wigambanira ibyo wamanikiye akaboko, wigambanira ibyo wavuze uzakora mu murimo w'Imana, wigambanira witesha agaciro uwakwandikiye igisirikare. Mu gitabo cy'umugenzi umuntu yaragiye asanga abantu bari hanze, ngo hari igitabo n'umuntu urimo kwandika abinjira bakarwana. Hari abantu benshi bakunze kwinjiraho ariko bafite ubwoba bwo kwiyandikisha. Ngo haza umuntu umwe arangije arabanza yegera uwari urimo kwandika, aramubwira ngo mutware, banza wandike izina ryanjye. Mu gihe izina baryandikaga yari arimo kubireba, izina rye rimaze kwandikwa yambara intwaro, ngo arangije ararwana, akubita abamubuzaga kwinjira. Barangije babonye ntacyo bakoze baramureka arinjira. Ngo amaze kwinjira, ngo abari bari aho bumva indirimbo ivuga ngo injira musirikare mwiza. Amen. Reka njye ikintu mbabwira, mwandikisha amazina yanyu mu gitabo cy'ubugingo, ubundi muhinduka abasirikare ba Kristo. Abamarayika b'Imana biteguye kunesha kwacu, biteguye kutwitegereza. Kandi nagira ngo mbabwire, nubwo turi abanyantege nke,
turi abasirikare Imana yishimira igiye gukoresha mu rugamba rusoza. Ese Imana uyifitiye icyizere? Mu rugamba rwo kubaho emerera Imana ikubesheho. Urugamba rwo kubana n'abantu emerera Imana ikubanishe n'abantu. Mu rugamba rwo kwihana emerera Imana iguha imbaraga zo kureka ikibi. Muri uyu mwanya ndasaba Imana yo mu ijuru ngo ijye ihora ibanyibukiriza iki kintu, yuko muvutse mu gihe cy'urugamba kandi twabahaye amazina. Mwe mufite amazina yanyu, ariko ubijuru ryabise amazina agendanye n'urugamba. Kandi mubyibuke, iri torero ryacu ryitwa itorero ry'Abadivanisi umunsi wa kangahe? Wa karindwi. Imana yariduhaye ngo ribe izina ricyaha abica amategeko y'Imana. Imana yariduhaye ngo ribe izina ry'abasirikare bazaba yihagarariye mu minsi y'iki? Y'imperuka. Niyo mpamvu guhisha ibituranga ni icyaha gikomeye ku rugamba. Tuba duhindutse abagambanyi. Kandi ikindi, abamarayika bishimira kubana natwe muri uru rugamba turimo. Ndagira ngo wikoreze Uwiteka urugendo rwawe, azakurinda uba amahoro masa. Isomo ryacu risoza urwandiko rwa mbere rwa Yohana. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 ndasoma umurongo wa 4. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 4. Reka duhere ku murongo wa 2. Iki nicyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana, nuko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo. Kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya. Amen. Isabato ntago ari umuzigo, isabato si umutwaro. Gukomeza amategeko 10 si ibintu by'umutwaro. Iyo wemereye Kristo kuva ku munsi wa mbere wiyandikishije mu gisirikare, Kristo azagufasha kurwana. Umurongo wa 4, kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iki? Iby'isi. Kandi uko kunesha uko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Amen. Kwizera kwacu niko kunesha kwanesheje iby'isi. Ndasaba Imana ngo ibahe kunesha, kandi mujye muhora munesha kubw'imbaraga za Yesu. Umunyantege nke uri muri mwebwe, uwari warahagaritse urugamba kuko yakomeretse. Uwakomeretse ntitumuterure ngo tumujyane, ahubwo yaraswa natwe tukamusonga. Imana itubabarire, kandi Imana iduhe kugira ngo duhekane, kandi twirinde kujya ku rubuga Satani arasiraho. Ubu ninde muri mwebwe wakwiyahura akagenda akajya ahantu ku muntu ufite imbunda akamubwira ati ndasa ntacyo naba? Ese waba wizeye ko isasu ryagera ku mubiri wawe rigakata? Oya rwose, ryagushwanyuza. Ni nako bimeze. Umuntu wese uzijyanaho Satani ari bumurasire ngo azahatakariza ubuzima bwe. Mwikwiyahura ngo mujye mu nzoga, aho banywera inzoga, ngo kubera ko mwaziretse. Mwishaka kujya aho babyinira ngo nuko mwabiretse. Mwishaka kujya kwishyira ku rubuga rwabuzanijwe kuko Satani azabarasa. Ahubwo muhungire mu Mana, muhungire muri Kristo Yesu, kandi ubwire Imana ngo Mana, ndi umusirikare wa kera wapfubye, ongera umpa impamvu zintera gukunda kukurwanirira. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.